mu minsi yashize nibwo hagarukwaga bwa mbere ku bisasu rutura Uburusiya bwacuze FAB 3000 byo mu bwoko bwa bombe volante cyangwa glide bombs birekurwa n'indege nabyo bifite amababa nkazo ubundi bigatwarirwa kure ku yindi ntera y'urugendo rwaho biraswa. Nibwo byatangazwaga ko Abarusiya batangiye kubirwanisha muri Ukraine ari nabyo bisukwa hirya no hino ku nyubako n'ibirindiro by'ingabo za Ukraine kandi no kubikumira nabyo byarananiranye. Rero ku nshuro ya mbere ubuyobozi bw'ingabo z'Abarusiya nibwo bwongeye nanone gushyira ahagaragara amashusho y'ikoreshwa ry'ibyo bisasu byabo mu ntambara barimo muri Ukraine. Amashusho nkayo uretse kugaragaza nanone ibikorwa by'ingabo zabo muri iyi ntambara, abagambiriye kandi no kwamamaza intwaro zabo ngo abandi barebereho bazigure ku bwinshi cyane ko mu kwa kabiri k'uyu mwaka ari bwe bisasu Abarusiya batangiye gukora byinshi ku buryo babona ibyo barwanisha ibindi bakabicuruza. N'igisasu kimwe muri ibyo FAB 3000 berekana bagurukana mu ndege y'intambara Sukhoi 34 ariyo bagaragaza ikirekura mbere yo kugurutswa nacyo kikomereza urugendo aho cyoherejwe. Ni kimwe mu itsinda ry'ibisasu bikoreshwa muri ubwo buryo Abarusiya bita UMPK bemeza ko barundanirije hamwe ku bwinshi muri ibi bihe kandi ngo byanongeyemo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru mu kuvugurura intwaro zabo zose nk'uko biheruka gushimangirwa na perezida wabo Vladimir Putin. Bakoresheje iryo koranabuhanga UMPK n'amababa n'uburyo bwo kuyoborera ibyo bisasu kure bongera ku bisasu ubundi byamuzinga bisanzwe byaraswa n'ibindi bibunda, ni nko gufata bombe zisanzwe zihindurwa misile ariko ku giciro gito cyane. Nanone ibi bita FAB 3000 birekurwa n'indege mu kirere nabyo amababa yabyo agahita aramburwa ubundi bikayoborwa mu itumanaho ry'ibyogajuru bigakomeza urugendo rwabyo, indege nazo zikisubirira mu birindiro. Bukaba uburyo bwizewe cyane bwo kurasa aho bagambiriye nta guhusha kandi cyarimwe banabashije gukwepa uburyo burinda ikirere aho misile n'indege cyangwa drone zabo z'intambara ntiziraswe nabwo n'ubwo buryo burinda ikirere. Kubikumira kugeza ubu ngubu bigaragazwa ko byasaba gusa ko Ukraine igire bitwaro bikoreshwa nk'uburyo burinda ikirere byinshi cyane ku kigero cy'uko indege z'Abarusiya zitabasha guhagurukana rimwe ku bibuga byazo no mu bice bagenzura, kandi nabyo ni ibintu kugeza ubu bitashoboka. N'ibisasu ingabo z'Abarusiya zimanurira kure mu ntera y'ibirometero bigera muri 60 byose kure aho bagambiriye kubirasa ubundi bikijyana budege cyangwa nka za misile, kandi mbere yo kurekurwa indege zigatumbagizwa kure cyane kugira ngo nabyo bibashe kunyaruka ku muvuduko utuma n'ibitwaro byinshi birinda ikirere bitabira bukwa mbere yo gusandaza ibyo biraswaho. Mu kwerekana uko barwanisha ibi bisasu, Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya ishimangira ko ari by'ubushobozi uwo ari we wese atakenesha mu ntambara z'ubu kubera n'ikoranabuhanga ryose rihanditse babikorana. Muri iyo video yo ku itariki 14 muri uku kwezi bagaragaza abapiloti bazirika ibyo bisasu ku ndege y'intambara Sukhoi 34 bigurukana kabirekurira aho yoherejwe kubirasa mu bice bya Kharkiv. Nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze. Nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Eva Life. Bampaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite. Nari ndwaye prostate n'ibindi. Mwabyiyumviye ni ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Nanone kuri uyu wa mbere nibwo hongeye kugaragazwa andi mashusho yabo bapiloti b'indege z'intambara z'Abarusiya bavuga ko ibisasu byabo FAB 3000 basanga ari wo muti nyawo wavugutiwe bitwaro birinda ikirere kuko ngo iby'Abanyamerika cyangwa abandi bose batunze kugeza ubu ngubu bidashobora kubabuza na rimwe kubirasa aho bagambiriye kubigeza, ngo habayeho no guhusha aho bagambiriye kubirasa nabwo ntihashobora kuba muri metero 10 kure yaho n'ubundi bingana no kutabyebeshyaho kuko byinshi mu byaba bigambiriye kurimburwa muri iyo ntera n'ubundi bitaho no kisandara ry'ibyo bisasu bya tone 3 zose mu buremere. Ubu ibi bisasu uretse kubirasa ku birindiro by'imbere ku rugamba bikoreshwa no mu gusengera ibigo bya gisirikare, amazu acumbikwamo n'abasirikare ku ruhande rwa Ukraine kugeza no ku birindiro byo munsi y'ubutaka na byahanini bihindurwa ububiko bw'intwaro bigashingwamo n'itumanaho rya gisirikare. Uretse rero kuba Abarusiya nabo babigenera ku rukoma mu kurata ubudahangarwa budasanzwe bw'ibi bisasu byabo FAB 3000 byahinduwe ntakomerwa ndetse n'uburyo burende kirere bwose buriho ahubwo bakemeza ko butababuza nabwo kubirasa iyo bashaka.
gutungurwa k'uburengerazuba bw'isi ku bukana bw'intwaro z'abarusiya kurengeye ngo ntabwo kurarangira kuko bw'ibyo babyita FAB 3,000 kuko ari ibiro bingana uko n'ubundi bipima tone 3 ariko mu bubiko bwabo bafite na FAB 9,000 noneho byasandara hafi nk'ibisasu kirimbuzi tone 9 zose ibyo bakaba nabyo bakibyibikiye. Nyamara nabo abarusiya batunguwe nanone n'amakuru yuko hari gukusanywa noneho abasirikari 800 bose bagiye koherezwa kubirukana muri Ukraine bakabarwanya kugeza ku wanyuma bava mu bihugu bihuriye mu muryango wo gutabarana n'ubufatanye mu bya gisirikare wa OTAN biganjemo Abadage. Ubudage akaba ari bwo ngo buri kubakusaniriza hamwe byihuse cyane umubare nawo ngurenda kuzura. Ibinyamakuru byo mu Budage uhereye ko biri serieux cyane kurusha ibindi nka Der Spiegel nibyo byabimburiye abandi bose gutangaza iby'iyi nkuru byemeza ko inyandiko z'amabanga bamenewe na bamwe mu basirikare bakuru mu Budage zigaragaza ibikorwa byo gukusanya izo ngabo zivanwa mu bindi bihugu byinshi mu Burayi. Bakagaragaza n'ibikorwa byo gukusanya intwaro ndetse n'ibindi byose bizakenerwa ngo bimaze amezi 4 bitegurwa bihagije birimo ibyambu imihanda izo ngabo zizakoresha mu nzira za gari za moshi kugera mu Budage berekeza muri Pologne bakahava ako kanya bagana mu burasirazuba bwa Ukraine. Ibyo byose biragarukwaho cyane muri izo nyandiko n'ibikorwa bisobanurwa bikumvikana nk'ibyakozwe mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi ubwo ingabo zishyize hamwe ziyobowe n'Abanyamerika zinjiraga mu Bufaransa zigiye kurwanya Abadage mu Burayi bari bararangije kwigarurira ibihugu bitari bike byaho. Iyi nkuru yakasa mutwe cyane rwose ku Burusiya isubiramo ko ikinatendeje cyane ibi bikorwa byo kohereza ingabo za OTAN muri Ukraine ari uko bagitegura uburyo bwo kugenzura ibiraro ibyambu n'imihanda ku nzira zose izo ngabo zizanyuzwa ziva mu bihugu byabo kugera mu Budage no muri Pologne kugira ngo abarusiya batabisenya nabo bakaburaho baca bigatinza intambara cyane kurusha uko babiteganya ubu. Ubudage ngo bwahinduye igihugu kizahurizwamo ibikenewe byose muri iyo ntambara kuva ku bikoresho by'urugamba ibiribwa n'ibindi byose bizakenerwa nabwo bukeneye kongera cyane umubare w'abasirikare babwo. Ubu ngo bamwe bari gutozwa bwangu byihariye abazaba bashinzwe kurinda imfungwa z'intambara kuko ngo zizajya zoherezwa ku bwinshi muri iki gihugu cy'Ubudage zivanwa muri Ukraine. Ni inkuru ije kurikira indi yatangajwe mu kwezi gushize n'ikinyamakuru Telegraph igaragaza ko ubuyobozi bw'umuryango wa OTAN nabwo ubu buhugiye cyane ku gushinga ibitwaro birinde kirere ku mayira yose yo mu bice bateganya ko bizakoreshwa n'ingabo zabo bari gukusanya ngo zizoherezwe mu ntambara muri Ukraine zirimo n'iz'Abanyamerika ngo zishobora kuba ziri kwitoreza mu kirwa kimwe cyagizwe ibanga muri Atlantika zikazahava nazo zoherezwa mu Bwongereza mu minsi mike mbere yuko bahagurukana n'abandi mu Burayi berekeza muri Ukraine. N'amayira y'ibyerekezo bitandukanye kugera mu Budage bava mu bihugu bazahurizwamo bwa mbere biri mu Butaliyano, Slovenia, Croatia na Hungria, abandi bagaca muri Turkiye, Ubugereki, Bulgaria, Romania no muri Scandinavia. Nta kabuza rero mu byakorwa byose intwaro bakomeje koherereza Ukraine ibyo abandi mu burengerazuba bw'isi aho bigeze ngo basanze bidahagije kandi kureka ngo Uburusiya bugenzure Ukraine cyangwa se n'ibice byayo byose bwigaruriye kugeza ubu ibyo ngibyo ngo ntabwo bazabyemera ntabwo bishoboka. Rero ingabo zabo bivugwa igihe cyose ko zishobora koherezwa muri Ukraine bigakomozwaho igihe cyose n'Uburusiya bugakomeza kuvuga ko buzabarwanya n'ingufu zabwo za nyuma zose bufite zirimo no kwitabaza ibisasu kirimbuza ahubwo abo nabo barabifite. N'amarenga rero y'intambara kirimbuzi ya mbere mwese zabifatanye n'iya gatatu yese bikomeza kunugwanugwa rimwe na rimwe nk'imikino ariko ni byinshi noneho cyangwa se byose ahubwo biri kwiterateranya bwangu mu buryo bubihinduriye mpamishoboka cyane mu nzagihe ya vuba. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi services zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga service ya food catering
ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya sitasiyo Mereza. Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze pe. Nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife, bampaye imiti ndakira neza, ubu nta kibazo mfite. Nari ndwaye prostate hamwe n'impyiko. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri Everlife, icyizere cy'ubuzima.